Nyuma yo kumva agahinda k'uyu mukobwa w'Umuethiopia uraza kumenya neza inshuti yawe ese ni iyihe, ese inshuti ni iki. Uyu mukobwa mureba akomoka mu gihugu cya Ethiopia, akaba yarahagarariye igihugu cye muri Miss World 2026 yitwa Ruthie Igalma. Yaturitse rero ararira ku rubyiniro ubwo yari ari mu marushanwa ya Head to Head Challenge yabereye muri Vietnam ya 2026. Reka twumve icyo yavuze. Before coming here, while I'm preparing for Miss World journey, I was so excited because it's something I've been waiting for my whole life. Ati mbere yuko nza hano mu gihe nateguraga urugendo rwanjye rwa Nyampinga w'Isi, ni ibintu byandenze kuko ni ikintu nategereje mu buzima bwanjye bwose. Ati umuvandimwe wanjye Gata yarampamagaye maze arambwira ati ndashaka kugutungura kuko afite uruganda rwitwa Ruth Clothing Brand, ari narwo rwakoze amaherena mureba nambaye. Ati mu by'ukuri uwo munsi yashakaga kuntungura ariko yavuye mu rugo ariko niyagaruka. Ati umuvandimwe wanjye icyo gihe yarashimuswe. Ati nyuma y'icyo gihe abamashimuse batangiye gusaba amafaranga ndetse bakora ibishoboka byose banyambura ibyo nari ntunze byose ngo kugira ngo arekurwe. Ati byambereye ibihe bibi byo kurira ndetse no gusenga mu minsi 5 gusa naburaga ngo nze muri iri rushanwa. Ni inkuru mbi mu buzima bwanjye nari numvise. Ati muvandimwe wanjye nitayeho imyaka myinshi, igiteye agahinda yishwe n'inshuti yanjye cyangwa se yishwe n'umuntu nitaga ko ari inshuti yanjye magara, tumaranye imyaka 10 afatanyije na mugenzi we. Ati nubwo nari muto kuri we ariko namwitagaho mu bushobozi bwanjye bw'ubwana. Ati numvise ubuzima bwanjye burangiye. Ati barangambaniye sibyo gusa kuko nanjye bagerageje kunyica ariko nibabigeraho. Urumva umuvandimwe wanjye we niwe batagitingaga kuko bari bamuziho kuba afite uru ruganda, akaba ari byo bashaka no kumuhora. Nyuma yo kumara igihe kirekire turi mu iperereza twaramubuze, nyuma yo kumubona yaje gusangwa mu bifunyika 2. Urumva ko bamuciyemo 2 maze baramujugunya. Ntabwo ndi hano kuko atari uko numva uremere bwo kubura umuvandimwe wanjye, ahubwo ndi hano kuko mifite mu nshingano. Ndi hano kubwa data wambyaye, ndi hano kubw'amasengesho y'umuvandimwe wanjye, ati kandi ndi hano kubera inshingano n'icyizere igihugu cya Ethiopia cyangiriye, kandi ndi hano kubw'isezerano nahaye umugore n'umwana kubavugira. Ati kandi ibyo ni isezerano. Ati nahisemo kwiyegeranya ndetse no kwikura mu bwigunge kuko nahisemo kubaho nanone, kuko nahisemo kongera kubaho, guhindura uburibwe bwanjye minego. Ati binyuze mu mushinga wanjye The Silent Struggle bugamije kuzamura urubyiruko n'umugore. Ati nakoze ibintu bitandukanye, ngenda mu cyaro ndetse nkora ubukangurambaga ngamije kuvugira abana bato ndetse no guha agaciro umugore kuko buri umwana nakenera ibiryo se amazi se, ahubwo akenera ubuzima bw'imitekerereze myiza. Ndetse nkora ubukangurambaga ngamije kuvugira abana bato ndetse no guha agaciro umugore kuko buri umwana nakenera ibiryo se amazi se, ahubwo akenera ubuzima bw'imitekerereze myiza. Children don't only need food, water, they also need the mental health. Kuko akona gahinda ko mu Ethiopia kazi wari uhagarariye igihugu cye muri Miss World, maze atangaza urupfu ndetse n'agahinda yagiriye muri uru rugendo ubwo yiteguraga kuza muri Miss World habura iminsi 5 yonyine. Akumva inkuru mbi ati muvandimwe we bamushimuse. Atari ibyo gusa ahubwo asanga bamaze guhitana ubuzima bwe. Ni ibintu byari bikomeye, ni ibintu kuri we atumvaga kupfusha umuvandimwe nk'uwo nguwo kandi aba afite icyasobanuye ku buzima bwawe. Nyuma y'icyo gihe rero ntiyacitse intege, ahubwo yarakoze ibyo bimutera imbaraga kandi akomeza isezerano rye ryo kuvuganira abagore, abana bakigaragara muri sosiyete nk'abantu batishoboye. Ese kuri wowe inshuti yawe ni iyihe? Ese inshuti yawe sobanuye iki? Reba neza mu nshuti zawe atabameze nk'aba ba Ruth. Njye ndi Ntagara bategura iki kiganiro, akaba ari njye unakibagejejeho.